Nitwa Jean Paul Kayitare ndi umunyamakuru w'Imvaho Nshya. Ubu tugiye gusura ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga gikorera ahazwi nko kuri controle technique i Remera. Iki kigo cyatangiye gikorera imodoka 300 ku munsi, ubu kigeze ku modokari 1000 ku munsi. Tugiye kugisura, ubuyobozi bukuru bwacu butubwire ese bihagaze bite. Turabasuhuje uko mubireba turi hano mu kigo gishinzwe kugenzura ibinyabiziga. Ni ikigo kimaze imyaka isaga 15. Tuje kugisura turebe ese cyavuye hehe muri iyo myaka 15, kigeze hehe, cyakira imodoka zingana zite. Niyo mpamvu tugiye kureba umuyobozi mukuru wa kino kigo. Murakoze. Nitwa Assistant Commissioner of Police Munana Burora, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo gishinzwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga muri polisi y'igihugu. Afande, turajya mutubwire muduhe ishusho ngari ya kino kigo kuva gitangiye. Cyatangiye ryari, ubu gihagaze gite? Iki kigo cyatangiye muri 2008, gitangira gifite ishami rimwe. Ikigo kimwe ari iki ngiki cya aho duhagaze aha ngaha cya Remera, nacyo cyari gifite ubushobozi buke kubera ko cyari gifite ibyo twita RENS nangwa se imirongo isuzuma ibinyabiziga 3 gusa, ariko nyuma kiza kwaguka, habanza hongerwaho imirongo 2 hano muri Remera. Imirongo yose muri rusange ipima 5. Hanyuma mu 2020 ukwezi kwa 11 haba gahunda noneho yo kugira ngo twegereze serivisi abaturage neza. Polisi y'igihugu yubaka ibindi bigo nk'ibi ngibi 3 mu ntara. Kimwe kiri Rwamagana gikorera imodoka zo mu ntara y'Uburasirazuba. Ikindi kigo cyubatswe i Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ikindi cyubakwa Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ubu muri rusange ni ibigo 4, ariko hari ikindi kirimo kubakwa kizaba gifite ubushobozi bushobora kuba bunarenzeho aha duhagaze, kirimo kubakwa Indera mu karere ka Gasabo. Tugira n'indi mashini igendanwa dukunda kwita mobile test train mu ndimi z'amahanga, niyo dukunda kohereza mu ntara itari yabona ikigo nk'iki ngiki y'Uburengerazuba, cyane cyane mu karere ka Rusizi. Nayo iyo mashini ikora nk'ibyo ibi bigo bisanzwe bikora. Mugeranije igihe ikigo cyatangiriye, mwavuze imirongo ubu ngubu ihagaze, icyo gihe mwakiraga imodoka zingahe ku munsi, ubu bihagaze bite? Kigitangira nakubwiye ko cyari gifite imirongo 3 gusa. Hano icyambere center, ibyo twita center yari imwe, ari iyi ngiyi gusa ya Remera, ariko niyo center nayo ikagira imirongo 3 yonyine, ku buryo yashoboraga gukorera nk'imodoka zigera kuri 300 ku munsi. Ziza kwaguka, imirongo iraguka 5. Ubu ngubu iki kigo cyonyine duhagazemo gifite ubushobozi bwo kuba cyakorera imodoka hafi 500 ku munsi. Noneho rero wongereyeho ibyo bigo bindi byubatswe mu ntara. Buri kigo cyo mu ntara kimwe gifite ubushobozi bwo gukorera imodoka 200 ku munsi. Ubwo uteranyije, kuko ari ibigo 3, n'imodoka 600 washyira kuri izi za Remera 500, zaziye rimwe hose buri kigo kigakora nk'uko ubushobozi bwacyo bungana, bakorera imodoka 1100 ku munsi. Byagaragaye ko nubwo iyi center duhagazeho ya Remera yaguye ikahabwa imirongo 5, ariko Kigali iracyafite imodoka nyinshi. Kigali harimo imodoka nyinshi. Byagaragaye rero ko
iki kigo mu by'ukuri kidahagije mu rwego rwo gukomeza kunoza serivisi dutanga tuzitangira ku gihe. Byasabye ko hongerwa ubundi bushobozi, ariyo mpamvu polisi y'igihugu yahisemo kubakwa icyo kigo kindi cy'Indera, cyane cyane kikaba kizaha serivisi ibyo twita imodoka nini, amakamyo n'amabisi manini, kugira ngo hano horoherwe hasigare imodoka izo twita imodoka ntoya. Afande, uku gutanga iyi serivisi yo kugenzura ibinyabiziga cyangwa se kubisuzuma, mubona hari icyo byagabanije ku mubare w'impanuka ziba mu Rwanda? Byaragabanutse cyane rwose, cyane impanuka ziterwa n'ibintu bitandukanye, ariko izikomoka ku miterere y'ibinyabiziga mu buryo bwa mekanike zaragabanutse. Bigaragarira mu mibare duhabwa na bagenzi bacu bo muri ishami rishinzwe umutekano mu muhanda nangwa se traffic police. Impanuka zikomoka ku buryo imodoka ihagaze mu buryo bwa mekanike zaragabanutse. Hanyuma ku bijyanye no kugabanya ibihumanya ikirere, se hari uko mubibona bihagaze bite? Iyo tuvuganye na bagenzi bacu bo muri REMA, ikigo gishinzwe ibijyanye no kubungabunga ibidukikije, aho ikigo kigiriyeho cyaragabanije nabyo, kubera ko ibyotsi bitumuka nangwa by'uburozi turabipima. Imodoka yose ije gupimwa mu buryo tekinike inapimwa n'umwotsi yose. Ubwo rero urumva ko iyo biba bidakorwa ikirere cyakabaye kimeze nabi cyane. Nubwo wenda bitaratungana neza nk'uko leta ibyifuza, hari n'izindi mpamvu zishobora kwanduza ikirere bitari ibyuka bikomoka mu modoka gusa. Wenda n'ibikomoka mu modoka ntabwo birarangira 100%, ariko cyarafashije cyane kuko buri modoka iciye hano yose igomba gusuzuma umwotsi. Afande, mu myaka ishize polisi y'igihugu yatangaje ko moto zigiye kuzajya zikorerwa isuzumwa cyangwa se kugenzurwa. Iyo gahunda yaba igihari? Irahari rwose. Icya mbere bisanzwe biri no mu itegeko ko na moto zisuzumwa, ntabwo ari ikintu gishya. Wenda ikitakorwaga nuko ubushobozi bwo kuzipima aribwo butari bwakubatswe, ariko ubu ngubu mu gihe gito kiri imbere moto ziraza kujya zipimwa kuri ibi bigo byose, ziraza kujya zisuzumwa umwotsi. Ubwo mu gihe kiri imbere ni ukuvuga mu gihe kingana cy'Afande? Bidahindutse rwose nko gutangirira nko mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha, moto zizaba zatangiye gupimwa ibijyanye n'umwotsi. Afande, tugana ku musozo, hari abatwara ibinyabiziga, abashoferi muri rusange, usanga batitabira gusuzumisha ibinyabiziga byabo. Ese nk'abo ngabo mwababwira iki muri rusange? Ni ubuhe butumwa mwatanga? Message twabaha rwose, icya mbere ni ukubanza gushimira abitabira. Umubare uri hejuru cyane rwose, Abanyarwanda n'abandi baturarwanda bitabiriye serivisi cyane. Abasigaye bakora mu buryo bwa rwihishwa ni bake, ariko nabo bake ntitwifuza ko babaho. Turabakangurira rwose kwitabira iyi serivisi. Ibigo nk'uko nabivuze byabaye byinshi, ntabwo abantu bagitinda ku mirongo nka kera. Uraza ugahabwa serivisi mu gihe gito ukagenda. Imodoka kwishyira ku muhanda utazi uko ihagaze, nubwo yaba ari yawe ku giti cyawe, yakwica nangwa se kica n'umuryango wawe, nangwa se ikabangamira n'abandi bakoresha umuhanda. Ni byiza rero yuko rwose abatunzi ibinyabiziga bitabiriye serivisi. Ni nziza, yaranogejwe, ikomeza kunozwa. Polisi ikomeza igenda yisuzuma ni hehe dukwiye kunoza, bihoraho, kugira ngo duhe Abanyarwanda serivisi nziza kandi yihuse. Nta mpamvu rero yuko umuntu akwiye gukora rwose. Hari tereme dukunda gukoresha ngo akora bya kinyeshyamba, ni ukuvuga ko abakora kwepana na polisi kubera yuko badafite icyangombwa cy'uko iyo modoka yujuje ubuziranenge. Ni bibi cyane, bigira ingaruka kuyitunze, bikagira no ku ngaruka ku bandi bakoresha umuhanda. Afande, ngira ngo turasoje ku mwanya mirankababaza akabazo k'amatsiko. Kuva iki kigo cyatangira kimaze gukoresha cyangwa se gusuzuma ibinyabiziga bingana bite? Ngira ngo umuntu yakoreyeho iyo haviregi, urumva ko aho kigeze ubu ngubu gifite gikorera imodoka zirenze 1000 ku munsi. Gitangira cyakoreraga 300,
wareba kugereranyije n'imyaka kimaze kumva ko kimaze gukorera imodoka nyinshi rwose nubwo imibare ntawe ufite off head total yaza ntabwo nyifite neza kuva gitangiye ariko wagereranya ugendeye kuri iyo mibare nk'uhaye ni nyinshi mu by'ukuri niba nta kindi mwakongera twabashimira ku mwanya mwaduhaye murakoze muri abafatanyabikorwa beza itangazamakuru ibyo dukora byose abanyarwanda ntabwo dukoresha ingufu ahubwo turabasobanurira bakigishwa muri serivisi zose polisi itanga uretse n'izi z'aha ngaha rero itangazamakuru ni umufatanyabikorwa wa polisi y'igihugu dushima cyane kubera ko byose tubikorana neza mukomeze mujye mudufasha gukangurira abanyarwanda serivisi zose polisi itanga ndetse no kurwanya ibyaha. Icyiza cyo gukoresha control ni byinshi cyane, bituma umenya ikinyabiziga cyawe uburwayi bwayo kandi bikurinda impanuka zikorwa hato na hato. Rero iyo wamaze kumenya ko ikinyabiziga cyawe ari gifite ibibazo runaka baba batanze hano, biragufasha nawe uragenda ukabikoresha, bikurinda bya bindi byinshi mu muhanda, impanuka ndetse n'ibindi bizazana bishobora kukubaho kujyanye n'ikinyabiziga. Ariko Felix, hari abantu bafite imyumvire y'uko ngo iyo baje gukoresha controle technique usanga bagorwa no gutinda, bigatuma wenda business zabo zidindira. Nawe kuko ni kubibona hano habamo gutinda? Ntago ariko nge ariko mbibona, kubera ko iyo turimo kwaka irandevu baduha itariki, bakaduha n'umunsi ndetse bakaduha n'amasaha. Iyo uje rero ku gihe cyabyo wabyubahirije ntago bigutindira. Yego ntago waza usanga ari wowe wenyine kuri uwo munsi, haba hariho abantu, ariko kurikiza amabwiriza y'ibyo baba batanze. Nubigenza neza uraza ukoresha ibintu byawe ugende kandi ujye mu kazi kawe. Ntago umuntu ashobora gukoresha n'ubundi ku munsi afiteho gahunda runaka. Iyo wemeye kujya muri controle technique uba uzi ko ugomba guha uwo mwanya, nk'uko duha umwanya akazi cyangwa se n'ibindi bintu byose dukora. Iyi modoka utazi ubuziranenge ifite, ushobora kugenda utazi ko hari uburwayi ifite, ugasanga ikoresheje impanuka. Ibyo rero ntabwo aba ari byiza, bikwiye ko umuntu afite icyangombwa cya controle. Nkawe waje gukoresha controle, wabwira icyo abandi bashoferi cyangwa se ba nyiri ibinyabiziga? Icyo nababwira, birakwiye yuko imodoka yose igomba kuba ifite controle, kuko uba wizeye ubuziranenge bw'imodoka yawe kandi uba urengera benshi mu gihugu.